yazaga azi neza ko aje imbere ya Kristo, yazaga azi neza ko aje imbere y'umukiza, akaba afite icyizere gihagije kuri Kristo Yesu ko abishoboye. Uko kwizera ubushobozi bwa Kristo, mu bushobozi bwe niho hari gukiza, mu bushobozi niho hari umuzuko, mu bushobozi niho hari kurema mu bushobozi. Uko kwemera ko abishoboye, uko n'umujura ku musaraba yaravuze ngo ubwo uzaza mu bwami bwawe, yamaze kumufata nk'umwami kandi uzima ingoma, kandi abandi bari kumubona nk'upfuye, bituma amubwira ngo turi bubane. Kwemera Kristo ukamwemeraho izo mbaraga. Ese Imana kuki yampa ibyo nk'ibyo yabwiye data, kuki yabimpa cyangwa igaha umwana ibyo yabwiye se? Ese kubiha se kabiha n'uwo mwana nta bushobozi bifitiye, yabona iri guhomba? Reka ngo usubize gato. Icyo nshaka kuvuga ni iki: isezerano ry'ubugingo rihinyura kandi rikaruta amasezerano yose dufite. Nicyo gishyitsi. Ntabwo Imana ishobora kwanga gucyura umugeni ngo nuko ari kuzashyingirwa ku wa mbere. Kuki se yabimubwiye kandi izi ibyeje ikamenya n'ibyeje ubundi? Kuko umugabo wamubona akakugerageza, umwana wamubyara akabikirara, umugore wamugira akakubera ikigusha, inzu wayigira ukayibabariramo, imodoka wayigira ukayigendamo nabi. Ariko hari igishyitse umuntu abamo nta guhangayika, akabaha abantu ihumure mu bugingo buhoraho. Imana ishimwe. Ikibazo kindi aricyo cya nyuma. Ijwi ry'umukanguzi. Reka tubanze twakire wowe aho uri hose, muri mudu yose cyangwa se situwasiyo yose urimo. Reka tuguhe ikaze. Bijya bishoboka ko umuntu yababara none, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Niko umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo. Ikintu cyantangaje ni uko uwaraye arira nta kindi yakoze, kwari ukurira gusa. Nta ruhare mu mpinduka zishyira umunsi w'ejo yigeze agira, ahubwo Imana igena ibihe abyuka yabinyuranyije. Niko bene Kora baravuze ngo hahirwa abagufitemo imbaraga, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Ngo kandi imvura nyinshi y'imigisha, igihe imvura nyinshi y'umuhindo igenda icyambika imigisha. Rero inzira zawe Imana ize kwambara umugisha kugira ngo nawe wibere umugisha, kandi Imana iguhe ihumure. Ibi iyo tubivuze tubivuga nk'abizera tuzi agaciro, tuzi imbaraga, tuzi ubutware bw'ijambo ry'Imana rituruka mu kanwa k'abantu Imana yahamagaye. Rero tukwatuyeho amahoro aho uri hose. Deja n'abishimye nabo tubasabiye Imana kugira ngo kwishima kwanyu bibe impamvu y'ibyishimo n'imbere y'Uwiteka, ntihabe harimo gukiranirwa. Rero abakoze subscribe, Imana ibaha umugisha kugira ngo mujye mubona notification uko twaprodinze, kandi namwe mutarayikora mukurikirana ijambo ry'Imana nimunyurwa nabyo Uwiteka babashishe. Ariko kandi dushimiye n'abandi bagenda basangiza bene data ijambo ry'Imana. Nagiye mbabwira ngo iyo ugaburiye umuntu ukamuha ibyo kurya, ukamuha icyayi, fanta, amazi n'ibindi, uburengeye umubiri we kandi aba afite ishimwe kuri wowe. None waguhaye ijambo riramira ubugingo, urumva bingana bite n'igihe cyo kwambara amakamba? Yesu abaha umugisha. Reka twakire na mwene data mushiki wacu rero turi kumwe nawe mu buryo bw'ijwi, abibwire n'abandi bamubonye ari ubwa mbere bamenye n'amazina ye. Ni karibu cyane. Murakoze. Nitwa Irankunda Emerance, ndi umumama, abana 4 n'umugabo. Imana ishimwe. Ndi umuramyi. Yego. Abandi n'umushyitsi ku ijwi ry'umukanguzi. Imana ishimwe. Wakoze kandi kuza kudusura urisanga. Yavuze ngo ni umuramyi, mpita nibuka turi mu kiganiro cyabaza nawe no kwisanzura, nibuka Abalewi bitwa abaramyi bwa mbere. Nuko mu Kinyarwanda ryaje kuramya, abantu bazi ko kuramya ari indirimbo zigenda gahoro, ariko ubundi Abalewi bari bavuze ngo nabahamagawe n'Imana. Imana ibaha umugisha. Nawe aho uri turakwakire, tuguhaye ikaze. Reka dutegure imitima yacu dusenge. Ntusenge nk'umuntu uri kwisengesha, nk'umuntu utazi ibyo uri gukora. Gena umwanya, Imana ibona igihe cyawe, dufatikanye gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, niwe Mana nyamana itagihinduka.
hirya yawe nta yindi mana ihari, niyo yahaba ntabwo ariyo kwizerwa nk'uko tukwizera, kandi twabonye ibihamya byinshi bitwemeza ko uri Imana ishoboye. Twabonye ibihamya byinshi bitwemeza ko uri Imana y'urukundo. Twabonye ibihamya byinshi bitwemeza ko uri Imana y'imbabazi. Ikimenyetso cya mbere, watanze Kristo ku musaraba kugira ngo abamwizera ntiturimbuke tubone ubugingo buhoraho. Ikindi kimenyetso, waduhaye kuba baraganwa na Kristo, tuba mwami nyaguhora ku ngoma, abana mu rugo rwawe, izina ryawe nirishimwe. Tugenda tubona ukuboko kwawe igihe cy'urupfu uraturengera, mu mpanuka nyinshi waraturokoye, mu ntambara n'amakuba n'ibigeragezo byinshi turiho ntidukuka umutima, izina ryawe nirishimwe. None uyu mwanya uduhaye umwanya w'umugisha wo kugira ngo tuganire na bene data ijambo ryawe, impamvu y'ibyiringiro byo kwizera kwacu. None mwami, hari iby'imitima yacu yibaza, hari iby'ubwenge bwibaza, hari ibyo tureba bikadushobera. Turakwinginze kugira ngo ube umusobanuzi kandi uyobore iki kiganiro, umwanya wa buri muntu wese udukurikiye. Urwaye tumwatuyeho gukira, ubabaye abona umunezero, kandi mwami nyaguhora ku ngoma wahuye n'ibyago, umwibutse ko hari ibirori bizaheruka ibyago byose byo mu isi, ari byo birori byo kuza k'umwana w'intama w'Imana. Turagushimiye, tubisenze twizeye, tugushima kubw'ubuntu bwawe. Bashisha njyewe uri hano, ubashishe Emerance mu mushiki wacu, ubashishe Musa uri kuri kamera, deja na bene data bandi baduteze amatwi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ikiba hano cyose kibi cyo kukubahisha kubw'ubuntu bwawe, none n'iteka ryose tubisenze twizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Twakiriye mwene data mushiki wacu kugira ngo uyu mwanya, nibaza nawe murabona ko yiteguye, afite karine, iyo abaza bakubariza, ariko nawe yibariza. Reka tumuhe umwanya. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Twese dusengera mu matorero agiye atandukanye, ariko intego yacu twese ni imwe, yo gusenga. niyo gusenga, hanyuma tukumvirwa n'Imana, kandi tukazabona ubugingo buhoraho. Amen. Niyo mpamvu ibibazo tugenda tubigira, ariko birashoboka ko, cyangwa se nibi birashoboka, ntekereza ko ushobora kuba ufite ibisubizo kundusha. N'umwuka w'Imana aradushoboza. Yego. Hari ikibazo rero nagiye ngira, iyo twagiye nko gusenga, usanga bakunda gukoresha ijambo ngo tuzamure kwizera. Ugasanga rimwe na rimwe hari n'ijambo basoma, cyangwa buri muntu arisobanura uko akurikije uko umwuka wera musuye, kumva baravuze ngo iyo umuntu ngo amaze kugira kwizera kuri hejuru. Iryo jambo ngakunda kuritekerezaho, hanyuma ijambo ry'Imana ryo rikavuga ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Nagize ikibazo nibaza nti, ese kwizera kugira ngo kube gushoboye kunezeza Imana, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo naho kwangana n'akabuto ka sinapi, kandi ukumva abantu bakunda gukoresha ngo tuzamure kwizera. Ese twakuzamura bingana iki? Ese ibimenyetso by'uko kwizera kwazamutse ni ibihe? Navuga nti, hari ibyo abantu bita kwizera, hari ngiye naba nitiranya ntaba ariko kwizera, cyane cyane ukumva n'abandi baravuze ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ukibaza se, niba ngewe nkeneye inzu, nkaba nzi ko Imana yayimpa, nkaba njya nkora n'indi mirimo isanzwe y'amaboko ntibikunde, amafaranga ntaboneke, ariko ntekereza ko kuba nizeye ko inzu nayibona, kuri njye ntekereza ko ariko kwizera. Hari n'igihe usanga iyo bavuze ngo kutagira imirimo kuba gupfuye, nkibaze se kugira imirimo nuko naba ndi gukora amafaranga nyarundanya, iyo niyo mirimo yo kwizera, cyangwa hari ikindi yabishatse kuvuga? Mbese muri make ikibazo ni icyo ni icya mbere. Hanyuma reka tubanze tumenye ngo kwizera ni iki. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo, cyangwa se igitabo cy'Abaheburayo, igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere, haravuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Aha reka nse n'ucarengingaho abantu gatoya. Uru ni urwandiko rwanditswe na Pawulo mu 1100. Uru rwandiko rw'Abaheburayo bakunda gusoma Bibiliya z'ubusobanuzi cyangwa bize teoloji, bari baranditse ngo ni urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo. Ariko uyu munsi ntabwo bavuga uwarwanditse, ntabwo nshaka kuba confusinga.
reka ngusubirize rimwe no gusubiza iki kibazo kuko ni muri baza nawe kugira ngo abantu babyumve. Iki gitabo cy'Abaheburayo gifite ibice 13, igice cya 13 gisoreza ku murongo wa 25. Ariko noneho umurongo wa 23 w'igice cya nyuma haravuze ngo ndababwira yuko mwene data Timoteyo yabohowe naza vuba nzababona turi kumwe. Impamvu nsomye uyu murongo nuko nta wundi wakoranye ubutumwa na Timote ni Pawulo. Niwe wamwitaga gutyo kwari kugira ngo nsobanure ibyo mvuze hepfo. Rero avuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Ugarutse mu rwandiko rwandikiwe Abefeso ho yarababwiye ngo nta byiringiro twari dufite. Mu yandi magambo ibyiringirwa byari iby'Abaheburayo, byari iby'Abisiraheli. Ibyo bisi ibyiringirwa ni iby'Imana yari yaravuze izasohoza kuri bo. Mu yandi magambo bakicara bavuga ngo dufite Imana yavuze, ariko twebwe ntiyari ihari. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo twari abashyitsi n'abimukira turi n'abasuhuke ku masezerano. Arongera aravuga ngo mwari mu isi mutagira Imana rurema. Niba nta Mana ega ariko nta n'ibyiringiro. Ni nayo mpamvu yavuze ngo nta byiringiro by'ibizaba mwari mufite. Noneho rero ibyiringiro ni ibizaba Imana yavuze. Ibyo byiringiro byari oriente kuri Kristo, byavugwaga ko umucunguzi azaza ariko kuza ku bwami bw'Imana. Noneho rero kwizera arabisobanuye, aravuga ngo ni ukumenya ibyiringirwa. Noneho ibyo biri oriente kuri Kristo byari bisobanuye ko Yesu azaza akaba umucunguzi agacungura n'indi mirimo yose. Mu magambo make rero tutagiye ku kwizera kw'Abayuda kw'ibyiringiro, kwizera uyu munsi ni iki? Kwizera ni ukwemera Yesu, ukamumenya, ni ukumumenya, ukamwemera, wamara kumwemera ukakira impinduka z'imirimo Imana yakoreye muri Kristo Yesu, wamara no kwakira izi impinduka ukamuhamya mu bandi. Umuntu wizeye, ndabisubiramo, ni uwemeye Kristo nk'umwami n'umukiza, akemera imirimo yose Imana yakoreye muri Kristo. Uwo niwe Bibiliya yita uwizera. Ntabwo uwizera ari utegereje iby'Imana yavuze izakora kuri we, kuko abaye ari ibyo, mu gihe bitarasohora ntitwaba turi abizera, twaba turi abazizera. Ariko kuko twemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, turi abizera. None se hari ikintu urabona, turi abanyamasezerano. Yego. Hari ayo Imana yasezeranyije abantu wenda bazayoborwa n'ijambo, hari n'andi dusezeranywa abantu bose bizera ko Imana ivuga. None ugasanga hari abantu rimwe na rimwe baraduhanurira, bari ko mbivuga, baguhanurira ukumva rimwe na rimwe ibintu bakubwiye ntaho bizafata. Mbese baraguhanuriye, wenda ngiye barampanuriye wenda uzagenda mu ndege, ugasanga bambwiye nzagenda mu ndege, no kubona tike ya desa nshyira ku ikarita ari ikibazo. Ubwo najya ntekereza muri bene wacu nkabona ntaho bizava, ntareba n'amashuri nize nkabona ntago bizakunda. None se ubwo ngira ngo aho ngaho sinaba nizeye Imana ibasha gukora ibyo ngibyo. Yindi yavuze ngo bimwe bajya bakunda kuvuga ngo ni Imana izura abapfuye, kuko icyo gihe ngira ngo nagize kwizera kungana gutyo ntacyo mfite, ntacyo nshingiyeho, naba nizeye Imana nka kwa kundi umuntu yapfa ukizera ko yamuzura. Tunagaruke uburyo uri gushaka kwitamo kwizera. D'abord, mbere y'uko wemera ngo ni Imana ivuze, ugomba kuba uyifite nk'Imana yawe. Kandi kugira ngo uyitunge nk'Imana yawe ni uko ugomba kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Icyo nicyo cyitwa kwizera. Noneho iyo Imana ivuze ibyo izakora, kubyemera no kubitegereza byitwa kwiringira. Ibyo ni ibyiringiro. Noneho reka nkubwire ngo akabuto ka sinapi kangana nk'ururo. Narakabonye, wenda hari n'abadukurikirana bari aho bazibona, ni akantu gato. Ariko kandi imbuto ntingana nk'uko irebwa. Ntabwo Yesu yaravuze kwizera gufite iriya sayizi ya kariya kabuto. Imbuto iba ntoya ibitse, ariko iyo uyiteye iramera, ikaguka ikaba nini. Kuko no hari abo Yesu yagiye abwira ngo mwaba afite kwizera gukemwa. None se kuki ari guke kandi bashaka n'akabuto ka sinapi? Ingano y'urubuto ni umusaruro wayo. Ntabwo ingano y'urubuto ari iriya sayizi yarwo.
hatagira umuntu wumva yarasoje. Oya, ni ugutunga Kristo ubyarira muri wowe, agashora imizi nk'uko urubuto ruyishora, akarabya, akanera, hakaboneka urubuto rugaragaza kuri umwizere. Ntabwo ari ugutunga ibintu bingana gutyo nka kariya kabuto. Hari abantu bajya bagira ngo kwizera Yesu yavuze kungana n'akabuto ka sinapi n'iriya sayizi. No, oya, noneho tugaruke twibuke ko yanavuze ngo mwaba afite kwizera gukemwe. Ariko kandi abigisha bo ababwira ngo mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, bo nta nuko bari bafite gukeya. Ariko noneho igihari abantu bavuga ngo kuzamura kwizera, reka se nubatekerereza sinze kugira uwo nyobya, baba bavuga kongera ibyiringiro cyangwa se kugirira Imana icyizere. Ariko kwizera, ubundi umukristo yizera rimwe agakizwa rimwe, ahubwo icyo duhora dukora ni ukwezwa, duhora twezwa. Naho kwizera, twizera rimwe ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Iyo tumwemeye gutyo tuba tuzuranywe nawe, tuba tubatiranyijwe nawe, tuba dupfanye nawe, kandi tuba tuzamuranwe nawe, duhawe icyicaro ku ntebe y'Imana. Imana ishimwe. Akoze cyane. Hari ikindi wibaza? Yego. Ikibazo kindi cyane. Cyangwa ho ntabwo uranyurwa? Oya, ahangaha nanyuzwe. Imana ishimwe. Nanyuzwe. Ikibazo cya kabiri nibaza ni ririya jambo Yesu yavugiye ku musaraba avuga ngo byose birarangiye. Ese ni ibiki byari birangiye? Ni ibyaha by'abantu bose uko bangana? Ni ibyaha by'abamwizeye cyangwa by'abazamwizera? Cyangwa se mbese iri jambo ngo byose birarangiye, hari abavuga ngo ibyari birangiye ngo ni ukujya gushaka ngo ibitambo, bya bindi byose nyine bajyaga batamba n'amafu y'ingezi n'amanuma n'iki n'iki, bavuze ko ari byo. Hari ababwiriza bo bakageraho, sinzi nimba koko nyine ari byo, ariko njye nkumva hari n'abandi bavuze ngo ni ibyaha Imana urumva niba ibyaha byanjye yarabifasha akabyikorera, bagasobanura ngo kera kabaye njyewe mpindutse umwere, mpindutse umutagatifu. Bakakomeza bakanavuga ngo namaze kuba umutagatifu nabyawe n'Imana, nta kintu na kimwe cyazakoraho ko ndi umwana w'Imana. Hari abigeze kumbwiriza barambwira ngo nk'ubu wowe wavutse kwa Pasiteri Christophe, yego, barambwira ngo waba ikirara, waba ikibandi, waba ikihebe, nta kintu na kimwe cyakuraho ko uri umwana wa Christophe, haba mu irangamimerere, yaba atarakwandikishije, ariko wowe ufite amaraso ye, nimo wavutse. Reka tuganire muri ubu buryo. Reka ngusubize. Reka ngusubize nk'uko ubaza kandi nawe unsubize. Ni igiki kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu uzi amaraso ya Kristo yakumariye? Jewe amaraso ya Yesu ikintu yamariye nuko byatumye ngira ibyiringiro byo kuzabona Imana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, niba nkosheje cyangwa nkagira umutego runaka ngwamo, arakweza, aranyeza, yatumye wezwa. Yego. Icyo ni icya kabiri. Hari ikindi cyangwa dufatire kuri ibyo? Dufatire kuri ibyo. Isano y'umuntu n'umwana we, biological, icyo umuntu iyo mbyaye mba mfite DNA yanjye n'umwana igaragaza ko tuvukana. Icyo ni ikintu kiri mu maraso. No mu maraso ya Kristo harimo DNA y'abamwizera, ADN, harimo isano nyine, nyite gutyo, y'abamwizera. Ariko noneho ikikonfaminga aya maraso ya Kristo arera. Isano yacu na Kristo ni ubwere. Iyo Imana itubyaye, ntabwo Emerance uvuka kwa Pasiteri Christophe ahinduka ku buryo muri karitsiye bamuyoberwa. Aguma ari wa wundi uzwi, hamwe yizereye. Ariko noneho ababaye icyaremwe gishya mu bugingo buhoraho. Mu yandi magambo, impinduka zawe ni mu bugingo. Kandi ubu bugingo, Bibiliya yavuze iki? Yaravuze ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Sibyo? Urakoze kuri iryo jambo riza. None ukoze icyaha, kandi isano yawe na Kristo nuko ubugingo buriho.
none ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. none mu gihe wakoze icyaha uriho Ubugingo bwapfuye. urakoze, ubwo inkomoko yawe, isano yawe n'Imana Yatakaye. yatakaye. Rero icyaha nicyo kidukuraho ishusho y'ubumana. Izi teoloji liberali zigenda zivuga ngo Yesu yarabirangije, exactly nibyo yarabirangije, ariko hasigaye imirimo y'abizera muri Kristo Yesu. Iyo mirimo y'abizera niyo ya kwa kwizera kudafite imirimo, kuko ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi, sibyo? Kuko iyo umuntu abyawe n'Imana aba abaye uw'Imana nyine. Noneho nyuma yo kubyarwa n'Imana, abana b'Imana bayoborwa n'umwuka wera. None ibyo kamere ikunda nibyo umwuka agize ate? Noneho n'ibyo umwuka akunda nibyo kamere irarikira. Urumva habonetse babiri kuri ba bantu bose, mubiri uri muri kamere na bugingo uri mu mubiri. Ni ukuvuga ngo iyo wemereye kamere uba udiforushije n'ubugingo, iyo wemereye ubugingo uba udiforushije na kamere, ariko kandi byose bikaguma mu mubiri. Ubugingo rero iyo butwara umubiri wawe, ukora iby'ingeso nziza, ariyo mirimo yo kwizera, harimo gutsinda ibyaha, aricyo Bibiliya igaruka ikacyita gukiranuka. Rero uko gukiranuka ntubiterwa n'uko we wabaye perfect mu mirimo yawe, ubiterwa n'uko Kristo wemeye agendera muri wowe, akakuyobora, ukamwemerera, ukayoborwa n'umwuka. Niyo mpamvu gukiranuka kwacu atari twe tukwihamiriza ko ari uguturuka kuri twe, ahubwo ni ugukiranuka kwa Kristo gusohoza imirimo muri twebwe. Rero abantu bakubwiye ngo ukoze icyaha ntiwatandukana n'Imana, bibaye ibyo nta muntu n'umwe utarizera, nta n'uwo byahorwa, kuko Kristo yarabisoje. Kandi igitangaje, kwizera, niba Yesu yaraje gupfira isi, yarayipfiriye, abamwemera n'abatamwemera bose barahanyuze, niho bari. Ntabwo yajya kurobanura avuge ngo ndakujyana kuko waranyemeye, na wa muntu mu bujiji bwo kutamumenye yamutwara. Ariko hariho inzira ebyiri, iy'ubugingo n'inzira yo kurimbuka, niba wizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ese kuki umuntu yaba utwaye itoroshi ukajya kunyura mu mwijima w'ibyo byaha? Kuki babikunda kujya kunyurayo? Kandi utwaye umucyo, wayo utamurika ugatsinda wa mwijima, ko bidaturana. Ngo ntacyo wakora iwanyu ngo bakwirukane. Ese mu muco nyarwanda ntago muzi ko hari igihe cyageze abana bakajya bakora ibyaha bakabohera? None se ubuho ntiyari umuntu ukora icyaha bakamuca mu muryango? Uzi ko hari n'icyaha umuntu akora yarasezeranye n'umugabo n'umugore, wagikora igihe urukiko rugukatiye ukaba wemerewe kuhava banaguhaye divorce, kikagutandukanya n'abantu, kikagukura ku bantu. Nuko abantu bagenda babikora gutyo, ariko umubyeyi arakuvuma, sibyo? Rero icyo cyaha, ingaruka y'icyo cyaha niyo ngaruka, ni umuvumo warazwa batizera. Niyo mpamvu Kristo ariho rero kugira ngo adukureho uwo muvumo. Urakoze cyane. Biyacyo rero nabwo nkabaza ngo iriya mirimo Kristo yavuze ngo abantu bayigenderemo, ndabyumva n'imirimo yo gukiranuka. Aho nkibaza ngo kwera imbuto n'imirimo myiza bitandukaniye, ese ni kimwe? Ubundi imirimo myiza n'imbuto z'umukiranutsi, mbese imirimo nizo mbuto. Hanyuma kwitondera amategeko y'Imana yo, kwitondera amategeko y'Imana, amategeko n'abiri. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ukundisha umutima wawe Uwiteka, umutima wawe wose, kuko nukunda mugenzi wawe ntuzamuhemukira, kandi nukunda Imana uzayumvira. Na ya mategeko 10 yose arahita azamo. Noneho twe tuzi 10, abafarisayo bo bagiraga 613. Noneho abantu benshi tugendera kuri 10 gusa. Iyo umuntu yubaha Imana arayikunda, iyo uyikunda urayumvira, iyo uyumviye ukunda n'abandi, kuko biri mu itegeko ry'Imana. Urakoze. Ikindi kibazo rero nagiye nibaza, nagiye nsoma muri Bibiliya, nasomye ahantu muri Matayo 18 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Soma no muri Matayo 9 umurongo wa 30. Aho hantu masomye sanga iyo Yesu yamaraga gukiza umurwayi cyangwa impumyi se yayihumuye,
yakundaga kuvuga ijambo rivuga ngo ugende ariko ntugire uwo ubibwira. yego. Noneho nza gusoma ijambo naryo uza kundebera riri muri Yohana 5:14. Iryo jambo yego. iryo jambo ndisomye nsangamo mu bwenge bwanjye cyangwa mu bitekerezo byanjye naribajije Yesu mbese yatinyaga iki? Yatinyaga iki kugira ngo abwire abantu ngo ugende ntagire ubibwira, ntagire ubwira ko nagukijije? Ariko no nsomye hano muri Yohana 5:14 ntekereza ko harimo ndibaza se iki nicyo Yesu yatinyaga. Ubanza wenda nsubize ikiri hejuru. Impamvu yababwiraga ngo mugire uwo mubibwira. Bwa mbere imirimo ya Kristo yari ifite abanzi benshi. Iyo yakoraga byateraga abafarisayo ishyari kuko bagiye bamuhora ibintu byinshi. Kimwe mu bintu bamureze cya mbere ngo kwica isabato, kabiri bamureze kwiyita umwana w'Imana, gatatu bamureze bavuga ngo yaravuze ngo yasenya urusengero mu munsi umwe akarwubaka mu minsi 3. Noneho bamushinjaga kwica amategeko ya Mose dusamarayizinze. Ikindi kuvuga ngo ugende ntugire uwo ubibwira kwari ukugira ngo abamuhiga batamuhiga mbere yo gusohoza umurimo we, kugira ngo ibyo yakoze bitaba inkomyi y'ibyo agambiriye gukora. Kamuga uti genda ariko ntugire uwo ubibwira. Rero ababivuze batezaga impaka muri rubanda bigatuma n'abamuhiga bakaza umurego. Noneho ikindi utubwiye Yohana 5:14, hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. Ongera usome hepfo gato. Murongo wa 15, uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Nicyo cyatumaga abayuda bashaka kurenganya Yesu. Urumva kimwe cyatumye ababwira ngo ntimumubwire, ntuvuge uwagukijije. Yego. Yes. Ngo kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Yego. Nibyo nibajije nicyo koko nyine yatinyaga. Yego. Okay. Yangaga izo nkomyi atarasohoza umurimo we. Akoze cyane. Yego. Noneho hari ikindi iriya jambo rivuga ngo Imana ni Imana, nkunda kubyumva n'abantu bakunda kubisenga cyangwa se ukumva wenda barabwirije nkakunda nko kubyumva bavuga ngo Imana ntabwo ari Imana y'amagambo, ni Imana y'imirimo. Kuba ari Imana y'imirimo akaba atari Imana y'amagambo, ibyo bintu biratandukanirizwa. Iryo jambo ujya uryumva? Imirimo y'Imana irakorwa n'Imana kandi ikavuga. Reka dukure abantu mu rujijo y'ijambo ribaye rimwe rikaba ryisubiyemo, ntiriba rikiri ijambo gusa, riba amagambo. Tutaza kuvuga ngo amagambo y'Imana bakagira ngo turaguye. Iyo Imana ivuze ibizakora, Imana iravuga ikanakora. Rero gusenga tuvuga ngo ntabwo uri Imana y'amagambo, uri Imana y'imirimo, harimo n'urugero rw'ibikomere. Tuba tumeze nk'abirengagiza ngo ntiyongere kuvuga, tukaba ikore gusa itanavuze. Byose birashoboka, yavuga igakora kimwe n'uko yakora itavuze. Ariko kandi si uko Imana itandukanye n'ijambo ryayo, kuko mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yari Imana. Ubwo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Rero iyo tugiye kuvuga ngo Mana ngo nturi Imana y'amagambo, tuba tumeze nk'abari gukwepa bimwe yavuganye natwe mbere. Ntabwo biba bisobanuye ngo nuko Imana itavuga cyangwa amagambo y'Imana atariho. Rimwe na rimwe usanga kumwe bahanura bakaguhanurira ku wa mbere, bakaguhanurira ku wa gatanu, bakaguhanurira ku wa gatandatu, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, 5, 10 ibintu bahanuye bitaraba. Icyakora bikazaba ushaje. Aho hantu nkange iyo nkurura iryo jambo ngo Imana si y'amagambo, mba numva yareka kubimbwira basi kazankorera surprise ibikoze. Hari ijambo Yeremiya yabwiye abantu muri Babuloni. Ni Imana yari bivugiye muri Yeremiya. Yaravuze ngo ibyo nakubwiye najyaga kubikora ntavuze, ariko nabikubwiye kugira ngo mbareme agatima k'ibyo muzabona hanyuma. Iyi Imana ibivuze rero biri kuturemesha. Wowe ikintu gitangaje kuko ufite amasezerano y'Imana,
uba wumva yararambiwe kuza ariko utaravuganye nawe nayo ntaba afite n'icyo gutegereza. Wowe aho kugira ngo urambirwe udafite icyo Imana yavuze, warambirwa ugifite, kuko iyo ugiye kurambirwa ugifite ukirambirizaho, urabyibuka ukarambya aho kurambirwa, kuko tujya tuvuga ngo iby'Imana birya abarambiwe bagiye. Rero Imana ivuge kandi ahubwo yongere yivuge, kuko ibyo ivuze izabikora. Amakuba twari kugira ni uko ivuga ibyo itazasohoza, ariko ihumure dufite ni uko ibyo yavuze izabisohoza. None se ubwirwa n'icyo ko ari yifuza. Usanga hangwe nk'urugero, hari umuntu wapfuye apfa baramuhanuriye, bamuhanurira ko Imana izamubakira inzu kandi nziza, bamuhanurira ko azagura imodoka, bamubwira n'ibara ry'imodoka, ariko ahanurirwa n'abantu batandukanye kandi ahantu henshi cyane hatandukanye kandi hafi na kure. Mu by'ukuri ugasanga iyo Imana kumva kirakomeye, ugasigara uvuga ngo Mana nzabyemera, wowe wongeye kubivuga niho wenda uzamenya ko uwo muntu haratavangiwe, niko ntekereza ko ariyo mpamvu umuntu aba abivuze. Uwo muntu akarwara akaremba, yagera kuri burembe akavuga ati ariko ntago ndagenda kuko hari inzu, hari n'imodoka Imana itarama. Kandi Imana ntijya ibeshya, ijambo ryayo ngo riravuga ngo nta rubanza uzagirana n'umwana w'umuntu, agakunda kubivuga, ariko igihe kiza kuzagera arataha, inzu ntayo, imodoka ntayo. None nyuma yaho baza guhanurira abana b'uwo muntu, umuntu utamuzi nanone, ngo amasezerano ya papa wawe ni wowe uzayarya, inzu nziza namubwiye umuntu ntamuzi ni wowe nzayubakira, n'imodoka namubwiye ni wowe nzayiha. Nyuma yaho icyo akora, amakuru ahari nuko uwo muntu mbese yabonye abaterankunga, umugabo amaze gupfa, uwo mumama yabonye abaterankunga bamwubakira inzu kandi nziza, ariko uwo babihanuriye we yari yagiye. Kandi Imana mu buhanuzi baravugaga ngo nkubakiye inzu nziza, uzaba mu nzu nziza, zaguhindura amateka n'iki n'iki. Nkibaza nti hari ukuntu abantu bavuga ngo iyo Imana ngo ibonye ngo ugiye ngo ushobora ngo kugwa, ngo hari igihe ngo ikuvunjiramo ubugingo. Ese Imana ntireba ibya none n'iby'ejo? Ikindi, ese Imana kuki yampa ibyo nk'ibyo yabwiye data, kuki yabimpa? Cyangwa igaha umwana ibyo yabwiye se? Ese kubiha se kabiha n'uwo mwana nta bushobozi bifitiye, yabona iri guhomba? Reka ngusubize gato. Reka dufate urugero, umuntu ari umusore, Imana ikamuga ngo nzaguha inzu. Burya niyo itabwira umukobwa ngo nzayiguha, aba azataha mu nzu ya wa musore. Kabiri, iyo umwana avutse, wari umusore abaye umugabo, wari umugabo akabyara akaba umubyeyi, abana bakaba muri ya nzu, baba bari kurya mu masezerano yande, baba bari kurya mu masezerano ya se. None uratekereza ko kuba se yagenda abana bagasigara mu murage w'amasezerano aricyo kibazo? Kandi n'ubundi dusigara amasezerano y'umukiranutsi ntacikira kuri we, nta mutangiriraho, nta namusorezaho. Isezerano ry'umukiranutsi rihera muri Kristo Yesu, rikazasoza n'ubundi muri Kristo Yesu. Kubera iki? Wowe uzi ngo uwo muntu yarahombye, ariko umva ukuntu Bibiliya ivuga. Urwa mbere rw'Abakorinto 13:10 haravuga ngo ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Ubwo igishyitse ni iki? Ndasubiramo hereye ku murongo wa 8. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho agace kandi duhanuraho igice. Ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Wowe uri kuvuga inzu, Imana ishimwe ko uwo nguwo we hari abayibonye. Imana ishimwe ko yabwiye abana buti ngiyi
nari narayihaye so kuko na Salomo yicaye mu isezerano rya Dawidi. Icyo cyo ntitugitindaho ko Imana igisohoreza abana amasezerano ya base. Noneho igishyitse ni iki? Ubugingo Imana ibuhagazeho kuruta mariage y'umukobwa wagumiwe, kuruta umwana w'ingumba wabuze urubyaro, kuruta inzara mu rugo rw'abashonje. Imana ihagarara ku bugingo kubera iki? Iyo ibona ukwiriye kwambara amakamba y'ubugingo, ntireba ngo nari nsigaje gukora iki. Iravuga uti igihe cyo gutaha kwawe ngiki. Nta kigukerereza kubera ko ibyo urindiriye, amasezerano wavuganye n'Imana nta ruti ry'Imana isohoje. Isezerano ry'ubugingo niryo rikuriye yose. Noneho reka nkubwire ngo isezerano ry'ubugingo niryo ritumye isi itararangira, kugira ngo abizera biyongere, abakizwa bagwire, Imana izahamagare umunyaga uturuka mu maraso ya Kristo waragwiriye rwose. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Isezerano ry'ubugingo rihinyura kandi rikaruta amasezerano yose dufite. Nicyo gishyitsi. Yego. Ntabwo Imana ishobora kwanga gucyura umugeni ngo nuko ari kuzashyingirwa ku wa mbere. Kuki se yabimubwiye? Kandi izi ibyeje ikamenya n'ibyeje ubundi. Imana y'imbaraga. Kitamureka kuko n'ubundi yabaga izi atazayibona. Iyo ireka kubimubwira, ntabwo yaretse kubimubwira kuko yabisohoreje kuri uwo mwana. Yarabisohoje. Kandi ikindi cya kabiri, yamuvuye n'uwo wari uzi ko afite ubukwe agapfa atarabugira. Hari ubukwe bwacyuye, hari ubukwe bwabaye. Ahubwo ahantu hari urujijo, yego ushobora kubibwirwa n'uwavangiwe, ariko ari Imana ibivuze. Ntijya yibeshya, ntiyivuguruza, si umuntu ngo ivuge ibinyoma. Iyo igishyitse gishyitse, bya bindi byose bidashyitse, kuko umugabo wamubona akakugerageza, umwana wamubyara akabikirara, umugore wamugira akakubera ikigusha, inzu wayigira ukayibabariramo, imodoka wayigira ukayigendamo nabi. Ariko hari igishyitse umuntu abamo nta guhangayika, akabaha abantu ihumure mu bugingo buhoraho. Imana ishimwe. Ikibazo kindi aricyo cya nyuma. Urabona, namaze kumenya kwizera no kwiringira ni ibintu bitandukanye. Numvise ko hari kwiringira ni ibijyanye n'ibintu cyangwa n'ibiboneka n'imirimo, ariko dushobora no kwiringira Kristo ko azakora. Yego. Kwizera no kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Amen. N'iyo ibyiringiro byacu bitasohora bikaba impfabusa, kwizera kwacu ntigucogore. Hari ikintu rero gituma tuba abaramyi, cyangwa ikintu cyanteye kuba umuramyi. Imana hari uko nayize mu mpapuro, hari n'uko nayibonye ku buzima bwanjye, hari n'uko nayibonye ku buzima bw'iwacu, hari uko yagendanaga n'ababyeyi, hari uko yagiye igendana nanjye. Nabonye ari Imana barakurenganya ireba igaceceka, ibinyoma byawe bikagira ibimenyetso igaceceka, ariko nasanze ari Imana yera, ari Imana ikiranuka. Ibyo bintera kuyiramya, nkumva kuyivuga mu kanwa, ntago sindamenya amagambo nabivugamo ngo aze kuba ahagije ahwanye n'uko imeze. Ese ko nayigiriye icyo cyizere, nshobora kuba namara iminsi 2 wenda ntariye, ariko nkaba nzi ko ntago ndi gukora, ariko nkaba nzi ko ntiyatuma mpfa kubera ko yuzuye urukundo. Ese ibyo bintu mfite gutyo sinabyita ngo uko nyifashe, ubwo byo byitwa ngo iki? Uko nayimenye, uko nyizi, uko nyifitiye icyizere, uko nyihamya, byitwa ngo iki? Njye nabaza wenda ikindi kibazo, yo ni uburyo umuntu afata mu Imana. Bwa mbere, iyo uzi ko Imana ari Imana ikiranuka. Yego. Ariko utaransubiza, ubundi natekereza ko nabyo byitwa kwizera. Hisi ibyo nabyo ni ukwiringira Imana. Ni ukubaho dufite ibyiringiro, kuko kwizera bibyara ibyiringiro. Kwizera bibyara ibyiringiro. Ariko kandi iyo twizera Imana, umuntu wese wizera agira impamvu y'ibyiringiro bye. Tuba dufite impamvu y'ibyiringiro. Ntabwo ari uko tubyise kwizera,
si uko twaba tuguye, ariko ndatinya ko hari uwajya gutegereza amasezerano Imana izasohoza kandi atayizera, atizera Imana, akabaho nta mirimo yo kwizera, kuko kwizera kuranesha, kwizera kuratsinda, kwizera kurihangana, kwizera n'urukundo. Kwizera ubwako ni umwambaro twambara, kuko mutwara intwaro zose z'umwuka, sibyo? Kwizera mu gutware nk'ingabo idukingira igituza. Jize kwizera ni ubuzima bw'abakiranutsi, no gukiranuka n'ubuzima bw'abizera, kuko uwizera azabeshwaho nako. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Noneho ibyo reka tuvuge ngo ni ukwizera. Ariko se tugaruke, ubaye utemera Kristo nk'umwami n'umukiza, byaba bitandiye n'umukozi uri gukora azi ko azahembwa. Uri gukora tuvuge muri entreprise runaka, uri kuri chantier, uri kubaka, wagiye mu murima guhingira umuntu, wizeye ko ari bukwishyure, sibyo? Ibyo byiringiro by'umuhinzi kuri shebuja, n'umukozi kuri nyirabuja, n'umugaragu kuri shebuja, byaba bimeze nk'uwizera, nk'umuntu utegereje amasezerano ariko adategereje isezerano ry'ubugingo buhoraho. Kugira ngo rero bitandukane, ni uko twizeye Kristo wakora imirimo atanayikora, akaba ari umwami wacu, mu gihe turiho tumushime n'igihe twapfushije deja, kuko uwizera azamanukana n'ibyo byiringiro. Nzabimanukana ubinsohoreze, naba ndi muzima cyangwa ntakiriho, nzabimanukana. Rero kwizera Imana ukavuga uti njyewe ubwanjye nakoze, Imana yampa umugisha mu maboko, ariko simbeshejweho nuko nakoze, mbeshejweho nuko gukiranuka kw'Imana bimpa umugisha. Ibyo ndabyemera. Gukora nibyo, dukore duhabwe umugisha, ariko kandi hari n'ababura uko bakora, bashatse gukora banakora ntibivemo, ariko kandi muri bimwe byanze Imana ikabatunga. Yego, ntabwo kwiko kwizera. Juste ntabwo navuga ngo ni ukwizera, kuko kwizera twagusobanura. Ariko ari akantu mfiteho confusion. Yego. Yesu iyo yamaraga gukiza cyangwa yogeraga ku muntu, hari igihe cyangwa amaze no kumukiza, cyangwa se uwo muntu aje amusanga, Yesu abona ko amukeneye. Yego. Ari ukuntu yavugaga ijambo rivuga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Kandi hakabaho n'ukuntu bavuga ngo Yesu yamaraga gukiza wenda indwara, akajya yabanzaga gukiza umutima. Indwara, hari igihe yamaraga gukiza indwara akavuga uti ntuzongere gukora icyaha ukundi. Hari n'igihe yakizaga ubugingo akavuga ngo ibyaha byawe urabibabarira. Yego. None avuga ngo kwizera iyo wamaze kwizera Kristo ubaye icyaremwe gishya, mu yandi magambo ubukijijwe, ubaye umwana w'Imana, ubaye wera. Kuki bamubwira kwizera kwe kuragukijije? Aba yizeye yazaga azi neza ko aje imbere ya Kristo, yazaga azi neza ko aje imbere y'umukiza, akaba afite icyizere gihagije kuri Kristo Yesu ko abishoboye. Uko kwizera ubushobozi bwa Kristo, mu bushobozi bwe niho hari gukiza, mu bushobozi niho hari umuzuko, mu bushobozi niho hari kurema, mu bushobozi uko kwemera ko abishoboye. Uko n'umujura ku musaraba yaravuze ngo ubwo uzaza mu bwami bwawe, juste yamaze kumufata nk'umwami kandi uzima ingoma, kandi abandi bari kumubona nk'upfuye, bituma amubwira ngo turi bubane. Kwemera Kristo ukamwemeraho izo mbaraga egari kwizera. Yego. Hanyuma rero ubwo ngendeye muri iyo mudu, iki kibazo cya nyuma gifite B. Mfite ikibazo muri iyi minsi gikomeye, nkabona abantu bari nko kudefanda Imana, bari gushaka kudefanda Imana, mbese wagira Imana ni muyomba, ni tante, mbese wagira ngo Imana idaseba, mbese bagashaka nko kuyifasha. Njyewe njya nkunda ibyo bintu, iyo mbibonye njya nkunda kubigeranya na wa muntu wagiye kuramira isanduku y'isezerano. Kanguhe nk'urugero ukuntu nabonye bijya bigenda, ugasanga umuntu ntabyara, umuntu ntabyara, ugasanga barabihanuye nyine koko ntubyara, kandi ugasanga baravuze ngo ariko
Imana izaguha umwana. Niko ivuze, mvuga Uwiteka Imana ivuganye nawe, nzaguha umwana. Umuntu akabaho abana n'umugabo we, imyaka igashira ari myinshi, agacura, igihe kikagera umugabo we agapfa, agasigara ari umukecuru w'umupfakazi. Ariko muri ubwo bupfakazi bwe, cyangwa na mbere ho gato, yarareze abandi bana bo muri famiye cyangwa se b'imfubyi, akajya n'abashyingira. Ugasanga abantu barakunda badefanze nyine Imana, sinzi niba mbese nuko ngewe nabonye ko ari ukuyidefanda, kuko Imana ngewe uko nyizi, uko nayimenye ntigiseba. Ugasanga bari kuvuga ngo buriya ngo Imana ngo ikintu yashakaga kuvuga, Imana yashakaga kuvuga none ngo buriya ngo uriya mwana ntiyamureze, none se buriya suwe, none se buriya ntiyamushyingiye, none se si we bahaye impano, none se si we basabiye. Nkabona abo bantu bari kudefanda Imana kandi ukabona ntabwo ari byo, ukabona umwana ntawe yigeze abona, ntawe yigeze atwita. ariko se koko ngo amubyaye. Jise hari isezerano Imana yahaye Aburahamu iramubwira iti nzaguha umwana kandi uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzakwitirirwa. Hari igihe Imana igusezeranya umwana ntave ku rukiryi rwawe, ikamuguha mu burere, kuko ubundi iyo umuntu afite inshingano z'umuryango, umwana wese uri mu rwawe aba akubona nk'umubyeyi, uba ugomba kujuwa iyo role nk'umubyeyi. Icyo gikorwa nyine umubyeyi ari gukorera umwana n'ubundi ukagisohoreza umwana. Ahubwo ahantu hari urujijo niyo yavuze gatoya bwa kabiri, burase si uwavangiwe gatatu. Niba ataravangiwe, shaka ukuri rero muri icyo uri kwita kudefanda, kuko wishakira Imana muri negatifu. Iyo yavuze izi uko niba ariyo yakoze, yabonye ko uwo mwana yamuhaye kurera ari we wari ukwiriye kuruta uko yari kubyara, kuko imenye ibitukwiriye mu gihe nyacyo. Nawe uri kuyidefanda. Dore impamvu uri kuyidefanda, uzabyara. Muri iryo jambo uzabyara, nzaguha umwana, uzabyara umwana. Ntago Imana igiseba nk'uko wabivuze, ariko ntuyizera ko Imana ari Imana y'ubushobozi bwinshi. None Imana irabeshya? Ntibeshya. Ngaho garuka ntituyidefande. Yego. Yamubwiye ati nzaguha umwana, abona uwo kurera ntiyabyara uwo mu nda ye. Ubwo Imana yagize ite? Nta kintu irakora. Ariko none se ko umugabo yapfuye, ubwo mu bushobozi bwawe nyine niyeranje umuha umwana. Ariko none se nawe nafata mubonye, abo bantu ubwo bazaba babeshye kuko yo ntijya ibeshya. Urakoze cyane. Noneho rero si Imana tudefanda, ubwo umuhanuzi yaramubeshye. Ubwo turadefanda. Niba yo yaramubwiye uzakomoka ku rukiryi urwo ntamubone, ubwo uwabimuhanuriye yaramubeshye. Ariko niba Imana ariyo yavuze ikavuga ngo nguhaye urubyaro, urwo yareze rumuhesha umugisha kuruta urwo yabyaye. Kuko ubundi n'abantu bakurikiye ijwi ry'umukanguzi kimwe cyumve, umwana ni urubuto, ni umugisha, ni amashami y'urugo avukamo y'umuryango we. Ariko noneho kwera k'umwana, kwera imbuto z'umwana, ni ukukubera umwana muzima. Uzi ko hari umuntu iyo tubyaye, si ufite umuhungu witwa Narada? None se ubu isano yawe na Narada wagize ngo irimo inkomoko y'ubwami n'ubugingo? Ntabwo iyo tubyaye tubyara umwana wo mu mubiri, sibyo? Ushobora kurya amasezerano ya papa cyangwa ya mama, akazakora umurimo wo kwiyizerera, iyo atizeye ararimbuka. None se aho kuguha abo uzabyara barimbuka no kuguha kutabyara ukarera bazabona ubugingo, wahitamo iki? Njye bampitishijemo nabyara. Ese kuki sinavuga ngo mbyara umwana wanjye arimbuke, ariko kuki yamuha ahandi akaba ari ubona ubugingo se, kandi ifite ubushobozi bwo kumuha uwo mbyaye nawe akabona ubugingo? None se ikintu gitangaje, mu nda ya Rebeka harimo abana bangahe? Babiri. Harimo amahanga abiri, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Harimo Yakobo na Esawu. Wagize ngo ibyabaye ku ba kera si byo natwe bitugezeho? Inda ibyara mweru na muhimu, sibyo? Imana yatanze ubugingo ibushyiraho, nta urimbuka ntaba bunyazwe n'Imana, sibyo? Nta muntu Imana inyaga ubugingo, uwizera niwe ubucyura.
ngo kuki iba yarampaye urimbuka. No, mu bo yaguhaye ntawe yabiteganyirije, ariko yamuteganyirije kwiyizerera. Noneho ngewe nk'umuramyi Imana njya ndirimba, hari indirimbo nahimbye ivuga ngo amaboko yawe ni magari, indangagaciro zawe ndazivuga nyine, reka ndeke ko wenda ntabamara amatsiko yo kuzayumva igihe izaba yasohotse. Naravuga indangagaciro zawe zirihariye. Impamvu rero numvuga ko zihariye nuko Imana itandukanye nanjye, itandukanye na papa wanjye. Hari ibyo papa yajyaga ambwira ariko yatashye atabikoze kuko ari umuntu. Yaranabigerageje ariko ntibyakunda. Nkabana rimwe na rimwe mbona ndi mu ngaruka z'uko atabinkoreye. Noneho nkagira ibikomere by'uko atabinkoreye kandi yari yabimbwiye. Ariko nkongera nkagaruka nk'umuntu wavuga nti nuko atari yabibashije. Ariko iyo aza kuba ari Imana yabinsezeranyije n'ubwo itagipfa, sinari kuba mfite ikibazo. None njye nk'umuramyi nizeye Imana ishoboye, niyo njya ndirimba. Ndirimba Imana ikomeye, nkaririmba Imana ifite imbaraga mu maboko, mu bwenge no mu jisho, yuzuye n'igitinyiro no mu jisho. Haleluya. Kubera yuko iyo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Abisirayeli bageze ku nyanja itukura babona ko birangiye, Imana ishimwe, ngo Imana yahindukiriye amagare. Yego. Bibiliya iravuga ngo iyareba igitsure, inziga ziribwira zikuraho. Icyo ngicyo cyambwiye rero ko Imana yuzuye igitinyiro cyinshi. Ni ukuvuga ngo ntikoze, ntivuze, ntigiye, ntihagurutse, ariko irarebye. Amen. Icyo rero cyambwiye yuko niba mu jisho hashobora kuvamo izo mbaraga zikura inziga ku magare, ese mu kuboko harimo ibingana iki? Amen. Ese mu mutima harimo ibingana iki? Noneho nkavuga nti Imana yanjye ishobora kuba itandukanye n'iy'abandi, kuko njye uko nyifite sinshobora kuza gufata ya yindi simvuge ngo yindi badefanda, reka sinze mbese imwe yananiwe gukora. Ntago ngera uko nyizi. Icyo akora yakwanga kubikora ariko ibibashije kubera impamvu zayo nk'Imana. Exactly. Noneho nkibaza nti Imana yanjye njye nk'umuramyi njya ndirimba mu gitondo na nimugoroba. Iyo mpuye n'ikibazo mpita nkurura gushobora kwayo niko nzamura. Kandi kuyiramya ni mu bikorwa ariko no mu magambo no mu mutima, nkurura ubwenge bwayo, ibitangaza byayo. Ni wowe wigeze umbwira ko Imana ijya kurema isi yayihamagaye idahari, irayumvira iraza. Ngira ngo kwa Lazaro naho yapfuye, Imana yahagaze ku gituro. Iyo umuntu yapfuye ubuzima buba bwatakaye, ariko yahagaze ku gituro ihamagara ubuzima buraza. Mu yandi magambo, mu kanwa k'Imana cyangwa mu ijwi gusa, mu ijwi harimo mbese navuga ngo mu ijwi iyo ivuze biraba. Ibintu bibi byumva n'ibitumva bitegetswe kumva kugira ngo bize, kubera ko Imana ibihamagara. Imana ishimwe. Noneho nkagira ikibazo, kubera iki njyewe nshobora kutabyara ngo ni uko bandoze? Imana ikagikunda reka mvuge ngo abahanuzi, ngasenga ati barakuroza ariko nzaguha umwana. Umwaka ugashira ngasenga amasengesho menshi, imyaka 5, imyaka 10, ati ariko ahantu hose ati barakuroza ariko nzaguha umwana. Imyaka 40 ikagera ndetse ikarenga, ati barakuroza ariko nzaguha umwana. Urwo rugero kandi uhagarara mufata urundi. Umukobwa akabaho ngaho, yaririnze, arakijijwe, yarasenze, akora imirimo y'Imana mu rusengero ndetse n'ahandi. Hari imirimo yo mu ibanga, hari n'indizwe akora. Ugasanga umuntu wese ushoboye kuba yavugana n'Imana arabibona ko agerageza gukora ibitunganye, ariko akabona ko impamvu atarashinga urugo nuko bamuroze, baramuzinze. Ibyo bintu bakabivuga. Umwana ati senga cyane, agasenga amasengesho y'iminsi 2, 3, akayavamo agafata ay'icyumweru, agafata n'aya 40. Mu by'ukuri Imana ntago bayitegeka ngo ukora, ifite n'impamvu itakora ikintu runaka. Ariko iyo bavuga ngo kubera umurozi niyo mpamvu utari gukora ubukwe, abo bantu sinemeranywa nabo, kubera ko Imana yanjye
ntitinya umurozi. wowe rero urabyizeye ko imana yawe itari bumutinye, Yego. ariko harya wa wundi we baroze ari mu buhe buryo? Yizeye ati, arega jya wemera ko, ijya yemera ko byose bitugeraho. Wemere ko imana yemera ko byose bitugeraho. Bwa mbere kugira ngo uwabikoze azahanirwe iyo mirimo mibi yakoze. Kabiri, kugira ngo kwizera kwawe kuneshe ya mirimo mibi ubyare, cyangwa se ntubyare kwihangana kwawe gukora. Urinde upfa. Kuko kwihangana kuranesha. N'iby'ibyishimo rwose nitugubwa gitumo n'ibitugerageza bitari Bimwe. gupfusha mariage, kutabyara, kubaka bakayisenya, kubyara agapfa, gukora ntuhembwe, kubura akazi, Ubukene kwiga ntuyasoze, ubukene bukabije, kubyara jise n'iby'ibyishimo nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Kuko urubuto rwo kwihangana muri twe ntiruzigera rwera rutari mu murima w'ibigeragezo. Yashimye ko ibyo ari byo bibagerageza, ngo kugeragezwa kwanyu kw'igihwayihwayi kwa none kugenda kwiyongeranya. Noneho ikintu gitangaje rero ni uko iyi Imana ikubona muri ayo makuba irokoramo ubugingo bwawe, kuko ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. akoze cyane. Ese kuki bambwira ngo ni umurozi wabiteye? Kuki ari ngombwa kundi ko babimbwe? Imana None se, ibivuga. reka nkubaze, Yabyihoreye. ku nyanja itukura hagati y'Imana na Farawo ninde wari ukurikiye Abisiraheli? Ni Farawo. None se Imana ntiyari ihari? Yari ihari. Kuki Farawo yaje? Ariko Imana ari ibacungiye ku nyanja. Urakoze cyane. Rero rore Farawo yari ari kujuba ku Bisiraheli, yishyira kuri uwo murozi. Rore Farawo yajubaga ku Bisiraheli, yishyire kuri uwo murozi. Noneho dufate uwo murozi ahagaze mu mwanya wa Farawo, bari Abisiraheli nabo tubagire kuri uwo mwanya w'uwo muntu warozwe. Kubera iki? Bakoze uburetwa, bagize bate, barababaye. Ariko noneho icyo nicyo kizabamenyekanishiriza ku ijuru n'isi bitandukanye, kuko mu ijuru sinzabona y'abanzi banjye ukundi. Mu ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuze impundu, ni haleluya haleluya. Nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Imana iguhe umugisha. Reka ducukirize hano. Imana ishimwe. Mbaza nawe nakagaruka. Urukundo rw'Imana rurahambaye. Mu ntambara duhura nazo ntibivuze ko Kristo adahari. Kugeragezwa k'umubiri bishobora kutica ubugingo, ariko kandi niyo ubugingo bwaguye Kristo akubona arakuramira, kuko umukiranutsi w'Imana naho yagwa ntazarambarara. Reka dusengera abari mu makuba nk'ayo. Imana iguhe ihumure, guha urubyaro, guhe gukomera, guha umugisha, ukingurira amarembo y'umugisha, ikumara umubabaro, iguhoza amarira yo ku maso yawe. Impamvu na ba nyirabayazana b'ibigeragezo bawe uyu mwanya, iyi saha, iki gihe, Imana ibigutsindire kugira ngo igukingurire ubu umutsinzi imbere y'abizera n'imbere y'abatizera. ubu umutsinzi. Mwami wacu Yesu Kristo, urera urakiranuka, ubutsinzi bwawe buhoraho. Wanesheje Gorigota, icyo nicyo cyari gisika, nicyo cyari gikomeye. Ibyo wamaze, imihango, amategeko byose urabirangiza. N'abajyaga ahera bagiriye y'abandi urabirangiza. Ubu turiyizira. Niyo mpamvu tuje
dusengeye n'uyu mushiki wacu, dusengeye uyu mubyeyi, dusengeye uyu mwene data, dusengeye uyu muvandimwe, kugira ngo ubutsinzi bw'Uwiteka bumugaragarire. Uri Imana itagineshwa, kandi ujye usohoza tukakubona. Niyo mpamvu tuguhamagaye kugira ngo ubabaye umuhe kwishima, umubabaro uwushyireho iherezo, ubwiza bwawe buganze none n'iteka ryose. Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Dushimiye mwene data mushiki wacu Emerance. Murabona ko aba afite umuzingo wa ajenda yanditsemo ibyo ari bubaze, ariko kandi nakagaruka. Dukumbuye no kubabona muri kuramya Imana. Imana ibahe umugisha, kandi namwe turabashimiye. Hari ikintu wababwira usoza? icyo nababwira, ndabashimiye cyane ufashe umwanya we gatega amatwi ibi bibazo. Hari ubwo mbibaza, ariko hari n'igihe mba narabyumvanye undi muntu, wenda nkamusubiza uko ubushobozi bwanjye bungana, nkabona wenda ntabwo bihagije, nkabona ko mbese abantu bagiye bafite ibibazo bitandukanye. Nababwira nti ikaze ku Mukanguzi, muribaza nawe, kugira ngo amatsiko yose dufite mu ijambo ry'Imana agende arangira. Hanyuma nkababwira nti tumuramye, ubutaha nzaramya Imana, dufashwe hamwe nabo turamya Imana. Ijwi ry'Umukanguzi.